kuvuga ngo Imana izaduhereze iherezo ryiza kuko igisi byose bizashira ariko ijambo ry'Imana ryo rizahora amateka n'ibyo Imana bahumuye wabimenye ko hano nzi yanjye twitaho wiyumvishe gute wumvishe ngo ugiye ngo uri indege twitaho Janvier w'impunzi ugiye kurira indege bwa mbere werekeza mu gihugu cya Amerika wiyumvishije ute mu byukuri ngewe ntari nurira indege guhera naso bambiraga amazina yawe aramanitse muri gare biri ko bayamanikaga muri gare abantu twagiye kuba tw'abantu baba hafi ya gare bari kutubwira ati shamuzi muzi n'ikindi amazina yanyu turayabonye mwasohotse ni Nkiza Online TV hafi yawe ntucikwe. uyu munsi rero ni umunsi rero udasanzwe dufite abatumirwa mubona bicaye imbere yanyu baraza kwivuga ariko turi mu rugo turabakiriye uyu muri kumwe mwumva niwe ushinzwe cyangwa se ukuriye iyi channel yitwa Umubwiriza Online TV twahisemo kujya turabazana abatumirwa ku bintu bitandukanye ubuzima turimo ndetse n'ijambo ry'Imana ariko uyu munsi mushaka kumvamo ijambo ry'Imana ariko cyane cyane ni ibiganiro bishingiye ku buzima turebe impamvu umukristo n'iterambere bese bishobora kubana gute byabangikana gute byajyana gute ngewe mwumva ni mwene so cyangwa frere Damien twa tubona umutumirwa ruhande rwacu arivuga Isidori nago utavuze byinshi nange ndivuga kwandi umutumire hano nuko kabisa mbona ko bandi kumwe nawe ari ingenzi. Amen. Wavuze ko ari channel TV Umubwiriza Online TV. Okay. Mu byukuri aho ngaho mu Bukristo no mu biro y'umuntu byose birajyana. Marwo mu gihe tuza kubisesenguraho neza turabyinjiramo reka no uri ku ruhande rwawe nawe atwibwire. Mu byukuri nanjye nishimiye kuba muri uyu mwanya ndetse ndi kumwe na bene data ni iby'igikundiro mu byukuri kubona nabonanye na mwene data n'umushuti wanjye Isidori Ngezahayo byukuri yari imyaka myinshi ariko nshimye Imana kuko yongeye kutubonanisha tukiri bazima byukuri izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya ndagushimiye muvandimwe banyagunda izina itwitaho reka rero Imana itwitaho reka rero muri iki kiganiro dusaba twitaho mbere yuko dutangira n'ijambo dutangira n'isengesho ikiganiro cyashiye neza twitaho nashire isengesho rigufi cyane atangiza iki kiganiro cyacu byaba gikurikira ko ikiganiro cyacu ni ikiganiro cyerekeje kuvuga butumwa ku mukristo n'iterambere kugira ngo dufashe abantu rero twagira ngo ntabwo gikurikira abakristo gusa gikurikira abantu bose muri rusange ariko tugira ngo asenge kugira ngo Imana ibane natwe idufashe muri kiganiro kandi bazacyumva kizabagire akamaro reka twitaho asenge mu kanya gatoya mu masengesho rigufi dutangire. Urakoze cyane. Dusenge. Urakoze data wa twese uri mu ijuru nta yindi Mana ikwiriye gushimwa uretse wowe Yesu Kristo izina ryawe rihagucyubahiro. Tunejejwe n'aka kanya uduhaye kuko amasaha atambutse uhereye mu gitondo ni menshi cyane hari abageze ahacecekerwa ariko twebweho dore uracyaturinze natwe bitumye tugarura ishimwe imbere yawe tuvuga ati izina ryawe rihagucyubahiro. Nuko rero dore dufashe akanya n'akanya ko tugiye kugira ngo tuganire Nyagasani Imana ngwino udufashe ikiganiro kigufi tugiye kugirira muri iki cyumba cy'urugo rwa mwene data kizagire umumaro munini ku bazacyumva kizabashe kugira icyo gihindura ku batari bahinduka ngo bahindukirire ijambo ryawe kandi data abazumva ijambo ryawe bazaharanire guhinduka base n'ijambo ryawe uzabahereze imbaraga ndetse n'amahirwe byo kwifuza gusa n'ijambo ryawe kuko igihe kiri bugufi kandi kitwegereye kuko ijambo ryawe tubwira ko ugiye
kugaruka bidatinze, aho duhereze kuba maso mu gihe dutegereje kuza kwawe, tuzasanga turi maso. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen. Urakoze cyane muvandimwe, usaze neza cyane, amen. Nawe kuri aha ngaha bamugisha. Reka rero dutangire gahunda yacu y'izina, ariko mbere ko dutangira wasoma ukanyobwa kugira ngo buke n'icyaka, kuko ni byiza ko twakwakiriye hano iwacu mu rugo. Reka ngushimire koko, ni ukuri ibyo ukoze ni byiza, ni n'ingenzi kubona ugera kandi umuco wa kera. Niyo usanga ngo igeze ahantu ku nshuti yawe runaka mudaherukanye, aguha izimana, iyo zimano ukayishima, icyaguha cyose ugashyakira. Ni ukuri uyu mutobe umuhereje, ndawushimye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Umugisha. Turagushimye ko nawe ushimye. Ese dore amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Yari iminsi? Yari iminsi bite? Uzi impamvu se? Kuba ari iminsi, uzi ko hano muri Amerika umuntu abagenda ashaka imibereho kugira ngo arebe uko yabaho, kandi ibyo bintu buri muntu wese niyo cyamuzanye hano muri iyi si. Utaravuga muri Amerika ngo utarabona amatsiko, nashaka kujya mu manze utubwire, ese turi muri Amerika turi abashyitsi twese twaje dufite ahantu duturutse, ese wakwibwira abadukurikiye ese waturutse he, waba waravukiye he kugira ngo ugere hano? Mu by'ukuri umubajije ikibazo cyiza kandi gitunganye. Njyewe ni impunzi y'umukongomani, ariko navukiye muri Nord Kivu, ahantu bita i Masisi muri zone Masisi. Ndahabona. Aha, ubwo rero uvuga ngo njyewe nahabaye igihe kirekire, ntabwo nagiyeyo ari ukubera wenda ngo ninzara ngiye gushakayo, ahubwo niho navukiye. Kaya karere ni ak'iwacu, niyo mpamvu ubu ngubu bitewe na insecurity iriyo, umutekano muke, niyo mpamvu njyewe nabaye impunzi mu Rwanda. habaye intambara nza kugenda nyamudende mu Rwanda, mujya muri mudende. Yego. Noneho rero ngize amahirwe mbona UN ubwayo iza kunyakira nk'impunzi. Ubwo rero mba mu nkambi imyaka 22. Inkambi yahe? Mu nkambi ya Gihembe Byumba, ubundi bahitaga Icumbi muhiye kuko bahinduye amazina y'ahantu, ariko icyo gihe bajyaga bahita ngo ni Byumba. Nyuma yaho baza guhindura, baravuga ngo ni Icumbi province. Naguciye mu ryo uvuga, uzi ko mwabaye imyaka 20 muri mu nkambi. None se uzi ko ubuye twahuye n'ibibazo ahubwo? None se ahubwo nibyo yaho tuganiriza ubuzima mwabonaga bwo mu nkambi iyo myaka yose, mwaryaga gute, mwambaraga gute? Reka nkubwire rero, hariya twebwe iyo umuntu ageze mu nkambi, twebwe ikintu cya mbere cyo twakoreshaga, twari dukoresha amaboko yacu. Ntabwo twabaye abajura nk'abandi bajya baza bakiba. Twebwe twaririnze, turirinda umutekano w'u Rwanda. Nyakubahwa watwakiriye Kagame, noneho yabakiye neza na hasere n'ingabo zishinzwe umutekano. Noneho umwana ajya hanze bakabatisubira mu nkambi, bityo batandagara kuko bakunda umutekano. Njyewe iyo nkambi nasanze leta y'u Rwanda yakiriye neza nk'impunzi. Ni ukuri mbona hase nayo ayo ipamwe yagituzanira. Natwe numvise ngo bajya gatanga ibyo kurya ngo bya rumara inkwi. Ubundi byo byaga biba, ajya bazanaga ibigori biboze tukemera. Uko burya niko abenshi batanyurwa. Akantu kose baguhaye ukakira neza. Twebwe twatunyurwa n'ibyo baduhaye, ntabwo dukora imigaragambyo nk'abandi bavango nkaho ari bo babihinze. Twebwe icyo baduhaga cyose twashimiraga Imana, duhungure tukaturya, ariko kugira ngo turebe ko twaramuka. Ndashimira leta y'u Rwanda na hasere yatwakiriye. Ni ukuri ntabwo mwari muri umuryango w'abantu bangahe? Twari mu muryango w'abantu 7. Muracyari kumwe? N'ubu turacyari kumwe, ariko bamwe bagiye bashaka ingo. Harimo abakobwa 2, umwe yitwa Alice, undi yitwa Diane. Barashatse urugo. Barumuna babo bashaye mu rugo, ntabwo bashaka. Amakuru y'umudamu wawe se? Hari ikintu ngiye kukubwira rero.
nakozaga amakuru mudamu wa gatoya. Madamu turi kumwe ni muzima arakomeye ntacyo abaye ariko se Resido ukiri aho ngaho uramaze nta kibazo ukuntu najyaga nkubona usapa kabisa uri kabisa uri smart n'ubu ngubu nta nuko nta gihinduka ngiye kuva niya muri Kongo iyo nabaga narega ngenda nkagigoma nkaburanira abantu bari kurengana kuko Kongo ibyahotera y'abantu Rwanda rugufi ntago bigeze babirekana rimwe Rwanda rugufi njye nabaga umuntu bahoteye bamuka amafaranga bamuka n'imirimo nakagusha nk'amatungo ye ngiye nkajya igoma nkajya kuri parike ni ngaho abantu bambuye runaka kuko isake baratinyaga njye nagerana ndi kurengera abantu n'abari muri gereza isake najyaga mbafunguza kuko njyewe ntabwo nahingaga ariko nabaga mu bintu byo kurengera abaturage. None se kugira ngo ukiri iyo nkambi uve muri iyo nkambi muri ibyo bibazo by'inkambi ya Byumba wabikize gute mwavuyeyo ryari? Rero ubanze ikibazo cyiza kandi cy'ingenzi. Oya rero ntabwo abantu bose twakagombye kuba twagiriye hanze icyarimwe. Njyewe ku bwanjye najye kubona mbona barambwiye amaze ibibazo bikwiye nibyo napotegiriye kuko nari nabuze y'umuryango abenshi basigayeyo noneho hasere yabigenzura na OM nuko basanga ngewe nkwiye kwimurirwa kuva mu nkambi ya Gihembe ngewe bampa uburenganzira bwo kugira hano muri Amerika. Ya itariki ndibuka itariki yari itariki 10 itariki 7 z'ukwezi kwa 10 mu 2016 nibwo nakanagiye hano muri Michigan kumara imyaka 6 ndumva hari no kuvuga ngo ubu twa Imana ishimwe ko twakwakiye muri state ya Kentucky muri Louisville City yego cyangwa se bakunze kuvuga ngo ni Louisville Kentucky. Aha rero akaba ari ahantu heza ntabwo tubaye ducumbitse turi ntabwo tuzajya twivuga bazagenda batumenya buhoro buhoro ndetse ku buryo tuzashyira n'ubuhamya bakayamenya uburyo Uwiteka agira neza. Niyo mpamvu nshaka kubaza none waje hano muri Kentucky uvuye he waje gukora iki? Ngewe ujya rero dufite umuco wo gukundana. Iyo dufite abakobwa bacu hari urubuga tugira hano wacu ni umuco tumenyereye. Umukobwa uvuye Arizona cyangwa se umuhungu uvuye Arizona akunda umukobwa hano twebwe tujya inama tugakotiza kugira ngo ubukwe butahe neza. Rero twebwe dufite umuco mwiza wa muco wacu wa kera wo muri Kongo tukihafite intama zitazagerayo ntabwo twayibagiwe. Niyo mpamvu nageze aha ngaha nawe ntabwo hari nawe ntabwo naguteguje ngo nagere iwawe ariko noneho twari twaje mu bukwe wo gushyingira umukobwa wacu. Ariko Imana ishimwe twasezeranye ko uzansura. Rero ibyo bintu bizahoraho ndagaruka ndagushimira kuko ndagushimiye ko ufite urukundo. Biravuga ngo naho ukaze kubana mate twarakoranye. Ndavuga ngo Imana iduhe imigisha kuba tuyihumeka umwuka w'abazima. Amen. Ndashaka ngo wowe nuko bitewe nuko ndabona kubona Imana guhemeka. Ndaguhamagara yaje Imana igumugisha. Akuzanengere n'abandi twabanaga mu nkambi tuze basore kimwe. Amen. Urakoze. Rero akabina ndi kuvuga ati none reka bansome kuko tuganiye wende nibatingaye reka nsome numva ko amata kandi amata aryoshye reka ngushimiye ko ujya n'umutima mwiza à la santé mon frère. Bon rero tukakubwira niko à la santé ndabanga à la santé umuco ugira ufite burya uri imfura reka ngushimire uri imfura ikubwira uri kuvuga ngo gusoma manzi usome ntabwo wabimenye. Noneho Zidore nicyo nakubwiraga uvuze akantu keza ngo ku rukundo umukobwa mushingiye avuye muri state imwe muramuherekeza mukamuzana mu yindi state ni ukuvuga ngo ni umuco wa gihanga mwatumije rya jambo rya Bibiliya rivuga ngo dusangire naho nagira indimi z'amarayika nkavuga ibintu bitamenyekana nkabasha gukora n'imisozi ariko singira urukundo
ntacyo bimaze ahubwo urukundo ni ingenzi wabimenye urukundo ni ngombwa kuko n'Imana n'urukundo amen none rero mwavuye mu state ya Michigan no turi muri Kentucky none mwageze muri Kentucky twarenze Indiana turenga Ohio none turi muri Kentucky uyu munsi wa none tariki 31 Imana ishobora ko yabarinze abantu batere bose mwakoranye bari bagukumbuye ubu bagiye kukubona bagiye kumenya ahantu uherereye bagiye kumva uburyo Isidore akiri Isidore wundi wa kera nta cyahindutse ikintu kizima gusa gishimishije nuko ageze mu gihugu kirimo ibyo kurya ashobora kwambara neza nkuko na mbere murabizi ko nasabaga ntabwo angiye gose nshatse nahindura isani Isidore iriya wari umukristo n'ubundi najyaga umukristo n'ubundi urasengera nabiretse mfata usengera mu baki oya ntabwo nsenga mu baki nsenga Yesu nsenga mu izina rya Yesu ntabwo nsenga mu baki aho ubuze mu baki rero ubugiye kujya mu byahindi y'amashakubiri ntabwo dushaka twebwe dusenga mu izina rya Yesu ushaka mu by'amadini niyo kurimbura isi aho ngaho niyo byatumye abantu batajya kumarana bagafatana amashinga naho tugiye mu madini twadufurije amagara twadufurije umwuka wera reka tugarukane no mu bakristo abasenga Imana bakamera Kristo ese hari umukristo arashobora kuba ari umukristo akabasenga akanywa n'inzoga ariko hari ikintu ukanagiyeho bukankubita inkuru hari amadini yemera inzoga hari amadini abyemera nta kibazo n'abamusenyeri n'abapapa bakanywa inzoga ni gatolika sibyo hari idini ryakwemera ko umukristo yiba bemere nakabazo oya umbaje ikibazo ngo mbese ngo hari idini rimwe inzoga ndarizi ni gatolika irabyemera ariko rero hari n'abandi bajya bazinywa bihishe urashaka kandi bakavuga ngo barasenga na pasiteri bakazinywera mu mbere ariko bakanga kuzinywera mu ruhame ngaho mbwira umukristo wazinywa yihishe cyangwa umupasiteri wamugira ihe nama ni byiza cyangwa ngewe icyo namugira inama mu inama nabwiye ngo ubundi icyaha ni icyaha kuko ntabwo navuga ngo kunywa inzoga ngo ni byiza kandi si inzoga gusa n'ibindi byose mbabane nkubwire inzira ku murima rwose hari abantu bihisha mu idini urumva kandi ninde ni pasiteri ni refera ni bishopu oya kandi nyamara n'andi mafilime ngo akorana na dayimoni waya yikuzimu none ayo mafaranga samugaye nubwo ujye kumurengera ndavuga isukuri ngo nawe ayajya ikuzimu ngo niho kura uriya mutungo wose none ibyo bintu uwambura umukene bakunda kire ngo nuko ari bishopu ibyo bintu wowe ubyumva gute wewe urabishyigikiye wowe ntabwo nabishyigikira ahubwo twebwe twashyigikira ikintu cyateza imbere umukristo akamenya iterambere kandi akamenya n'umwanya w'ubukristo dore hari ikintu mujya mwibagirwa burya urukundo ni ingenzi none umuntu w'umukene wowe ufite byinshi ahubwo uzamurengere aho yamwambaye n'utwo yari afite izo amasaha yagiye niba arashyize sinjye ushyize ikintu wowe ukizirikane urakize ariko ure kurengera umuntu ahubwo nuko umukene ahubwo nuko yari afite udukuremo ibyo bintu urabira kwande wowe reka twitaho nawe twita n'utuma akanya atubwire amagenzi ye ko yakubonye arakwishimira aravuga ati ntabwo ujya mu kiganiro wenyine ngo nawe reka azeme muri kumwe nawe navuge amagenzi ye hanyuma niba afite akantu k'amatsiko akubaze nyuma ndaza nanjye kongera kubabazaho akantu ko gusoza reka twitaho ni karibu ndamutega amatwi nk'umushuti wanjye abwira abadukurikira amazina ye nawe avuge ikiri ku mutima we urakoze ego koko nibyo nishimiye ikiganiro kibereye ahangaha turi kumwe na Sidori Ngezahayo tujya amateka y'uburyo yavukiye muri Kongo akabaho ari umuntu urengera abarengana abashoboye kurenganura akabarenganura mu by'ukuri rero igihe cy'imyivurungutanyo intambara ziraba
babona ubuhungiro mu Rwanda. Ubwo rero igihe cyo kuba mu Rwanda baba mu Rwanda imyaka itari mike, igihe kigeze Imana ica akayira kandi babona HCR ndetse n'indi mishinga iva mu mahanga ibahaye uburyo bw'amahirwe yo kuba baza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. By'ukuri numvisha ari ibintu binejeje cyane. Ibyo byose twavuga ngo ni inzira z'Imana. Nanjye rero ako nakongeraho, burya nanjye nubwo bwose ndi mutoya ariko mu bwenge uri muzima, nanjye sindi gito rwose. mu by'ukuri nanjye nkaba naravukiye mu gihugu cya Kongo, mu mujyi wa Rucuro. Mu by'ukuri nanjye igihe cyarageze nyine ni nkayo yose duhungira mu Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda, ubuyobozi bw'u Rwanda butwakira neza, baraducumbikira. HCR nayo igoboka impunzi ikajya iduhereza ibyo kurya, nubwo bwose byabaga bidahagije ariko twageragezaga kubyifatamo neza no kugerageza kwirinda ku buryo tutahemukira igihugu kiducumbikiye ngo twigire abantu b'abarebere mu buryo bwo kuba twakwiba, kuko ubuzima twari tubayemo mu by'ukuri baduhaga ibyo kurya bidahagije. Ubukene hariya bwari bumeze nabi. Mu by'ukuri rero ndashima Imana yaduciriye inzira. HCR ifatanyije n'abandi baterankunga, mu by'ukuri tubonye amahirwe yo kuza muri Amerika. Nta ruswa twatanze, ntaki, ahubwo ni za nzira z'Imana zirenga ibihumbi umuntu atashobora kubara cyangwa arondore. Tugiye kubona twibona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu tukaba turi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu state ya Kentucky, umujyi wa Louisville. Nkaba nshimiye Imana ko iki kiganiro cy'uyu munsi mu kwa karindwi tariki 31 mwaka w'2022, by'ukuri iki kiganiro ndacyishimiye cyane. Kinejeje cyane by'ukuri n'uyu muvandimwe wanjye Isidori, ari muherutse kera cyane, imyaka 8 n'amezi n'ibyinshi. Ubwo rero ndishimye cyane kuba Imana yatubonanishije turi bazima by'ukuri, kandi Imana ihereze na mwene data Damiye umugisha wemeye ko tugirana iki kiganiro by'ukuri. Kandi Imana y'amahoro, Imana irinda, ikomeze turindire mu buntu bwayo. Kandi ntabwo njya nibagirwa kuvuga ngo Imana izaduhereze iherezo ryiza, kuko iby'isi byose bizashira, ariko ijambo ry'Imana ryo rizahoraho iteka ryose. Imana ibahe Twitaho wiyumvishe gute? Wumvishe ngo ugiye ngo uri indege? Twitaho Janvier w'impunzi ngo ugiye kurira indege bwa mbere werekeza mu gihugu cya Amerika, wiyumvishije ute? Mu by'ukuri njyewe ntari nurira indege guhera bambwiraga amazina yawe aramanitse muri gare, dore ko bayamanikaga muri gare. Abantu twagiye kuba abantu baba hafi ya gare bari kutubwira ati shamuzi muzi n'ikindi, amazina yanyu turayabonye mwasohotse, none birashoboka ko mwenda bakorewe. Naravuze ati ni bisanzwe, twari tuzi abantu benshi bakorerwa ngo baje mu mahanga bakamara imyaka myinshi barakorewe bategereje kuzaza, ariko ugasanga ntabwo baje imyaka myinshi. Ariko twebwe kubera za nzira z'Imana, Imana yaduciriye inzira. Tugiye kubona tubona abakozi HCR ituma mu makaritiye, HCR irabatuma baza kutureba mu makaritiye yacu mu rugo.
baraduhamagara tugeze aho baduhamagariye kujya batubaza ibibazo ati ko mwabonye amahirwe yo gusohoka mu bajya mu mahanga ese mwiteguye kuba mwagenda bimeze gute ku mutima mu by'ukuri ntari nagira n'icyo mvuga nari ndi gusekera mu mutima uvuga ati ayo mahirwe nayakura ni ukuri turangije bamaze kutubaza turabasubiza ati twebwe twiteguye kujya mu mahanga ntabwo aya mahirwe twayitesha tumaze kwemeza yuko twagenda baduhaye impapuro turasinya ndavuga ni urugendo rero ndavuga baguhaye umunsi wo kurira indege ngo ugiye Amerika uburyo wiyumvishije tuzakora ikiganiro part 2 abari muri ndende umunsi wo kurira ngo nje muri Amerika mu by'ukuri wari umunezero mwinshi umunezero w'ibyishimo birenze ari ugeze aha ngaha wasohoreye muri site kuvuze kuri muri Kentucky ubwo rero wagiyemo iyindi kugeza ugeze muri Kentucky njyewe rero bitewe n'ubuzima abakurikiye babyumve bitewe n'ubuzima nyine bw'iyi si tubayemo bitewe n'ubuzima bw'iyi si tubayemo njye nashikiye muri Washington Seattle hari umujyi mwiza cyane Washington State twari dutuye mu mujyi wa Seattle nuko rero igihe cyarageze ubwo nanazanye na murumuna wanjye adashoje amashuri aza kwa praying ishuri agize umugisha barimwemereye rero nkaba ndiho nifitiye ikibazo cy'ubumuga butanyemerera kuba njyenyine nuko rero njye na mwene data tugiye inama rero uko twari dufite mukuru wacu twarasize inyuma ariko nawe Imana imucira inzira araza ashikira muri North Carolina state ya North Carolina igihe kigeze rero wa murumunanye bamwemereye ishuri dufata umwanzuro wo kugira ngo amerekeze inzembe ndi kwa mukuru wanjye kuko naho ni mu rugo noneho we namara kunshikana kwa mukuru wanjye we abone uburyo agenda gukomeza amashuri namara gukomeza amashuri abone diplome abone high school diploma nukuri nkaba nshimira n'Imana ko yabimushoboje ntabikirara cyo muri Amerika nkuko tujya tubona abana benshi b'urubyiruko bagira muri Amerika bakabibirara tuvuye ngo nyine urumva twavuye North Carolina twimukira mu state ya Kentucky ni ibintu birebire cyane by'ukuri umugisha utubwira amateka yawe reka nguha amahirwe yo kugira ngo Imana igukomeze kandi igufashe Imana niyo ifashe mu biganza ubuzima bwacu amen rero reka nguha amahirwe musaba kugira ngo usuhuze abantu babiri nashaka kuvuga ngo ni umuryango cyangwa ni umuntu uvuga abantu babiri ukumbuye na Zidore nawe yari umuanimateri afite abantu benshi bamukurikira kandi bari bamukumbuye nawe ndamuha amahirwe kugira ngo asuhuze abantu batatu tuzakomeza suhuza abantu babiri mu by'ukuri rero barakumva kandi bakurikira ubabwira ati rwose ndabakumbuye kandi basoje mu izina rya Yesu mu by'ukuri rero mu by'ukuri umuntu nkumbuye cyane ni benshi nkumbuye ariko reka mvugemo bake b'ingenzi nkumbuye mwene data Kabagema n'umuryango we wose namukumbuye nkangera by'ukuri twabanye neza nkaba nkumbuye n'umuryango wa mwene data Nsenga umugabo wa Tuyisenge Papa Dorcas nkaba nkumbuye ndetse na shangazi sinamwibagirwa dore ubu ngubu njya numva ngatuye Mahama ni urugendo rurerure cyane njye ntago mpazi uwo masenge wanjye akaba yitwa Donatira n'ubwo bwose bitari ngombwa kuvuga izina rye ariko ni byiza kuvuga n'izina rye kuko ni umuntu kandi umuntu agirwa n'izina Imana rero ibahereza umugisha asoje mu miryango avuze ngo barenga ariko ntago nasoza nashuje umuryango wanjye by'umwihariko umufasha wanjye nkunda cyane
yambyariye abana beza 3 abarega moto basuhuje nabo umuryango wacu nabo komere cyane abancuje na mama ndetse na niyo yera ubwo rero washoje mugira abantu batatu bumva bari ku mutima uretse bari hano abari hakurya ukumbuye 3 ngewe ndavuga kandi sinkugora iyo akoresha ihera ku rugo ngewe nkumbuye madamu wanjye n'abana dufitanye mwazanye muri kumwe muze nose weneyo kugira abibone nose akampata nose ndabamagara abandi ujya kurisha ihera ku rugo no kuri nakagaje abandi mabare ari kudodo wakera ndakunda abandi nkumbuye naduhuje urubuga rw'abega bahinga bugabo bari Kigali ubakuriye yitwa Ndashyi abantu bose duhuje ku rubuga rw'Ikanombe ikigaro cya kibagereho Mwana matere Mwana matere ndavuga Zahire wa Byumba mudamu wa Byumba ndabwira bafuraha abandi bakera sinzi nahari aba mu bihugu byo hanze iriya mu Buraya simbi ngende muri Amerika n'abandi bose bariyumva uko bizi abo bose abazizi dore Imana bahemigisha bose Imana bagire neza kandi tuzasubira amazina yabo na bakwira bamugisha kandi bene data mwiyeze mu mitima kandi ndi mwishushanye n'abiki gihe kigoramye